ubu tuvugana dufite amakuru kuko hari n'abadamu bakomeretse bari bari gushaka ibyo kurya mu mirima yabo za Gakenke yo mu mibande ariko basha kuraswaho n'ingabo za leta. Turamutse turabakunda kandi tubaha ikaze mu biganiro byacu. Nanone kandi aho bwije nimwiriwe aho bukeye nimwaramutse bari mu akazi keza baryamye ijoro ryiza. Nanone kandi baryamye badutegera amakuru cyambere n'amakuru aho uryame usinzira ariko ube wategera amakuru. Mu by'ukuri reka tutangira amakuru yacu aho twasoreje. Twafashe amakuru kuko drone zaraye zirasa muri Minembwe kandi kubwinshi. Mu ijoro ryose drone zaraye zirasa mu duce dutandukanye Gakenke y'Irundu kugeza ndetse ngo masaha ya mu gitondo zangiza zica amatungo zisenya imihana. Nanone kandi twaba dufite amakuru ko hari umusaza ababashe kuhakomerekera cyane ikabije ariko nanone kandi wenda hamwe n'Imana ashobora kuzaba aho ariko ubu tuvugana mu bitaro. Uwo ni Muzee Sebamati kwa muzi. Uyu wapfuye rero ni mukuru we. Uravuga uyu uheruka gupfa ubushize. Uyu musaza Rudaga. Uyu nguyu sinzi ariko niyo mukuru yabapfuye niyo mukuru. Uyu ni murumuna we. Rero mu by'ukuri ni ibintu bibabaje aho leta ya Kongo ubu tuvugana yahisemo inzira imwe yo kurimbura umuryango w'Abakongomani. Impamvu nuko batifuriza umunyamurenge iciza icyo ari cyo cyose. Ubu tuvugana dufite amakuru kuko hari n'abadamu bakomeretse bari bari gushaka ibyo kurya mu mirima yabo za Gakenke yo mu mibande ariko basha kuraswaho n'ingabo za leta. Bamwe barakomereka abandi bagaruka batageze ku byo bagiyeho cyangwa se batabonye uko bazana ibiryo by'abana babo. Ubu abana barashonje abandi bakomeretse bari mu bitaro. Mu by'ukuri urugamba ruharandi rworoshe bwana munyamakuru. Urabona ko leta ya Kongo iri matopu hejuru muri za Mukoko Gakenke mu misozi ya ruguru gana Mahendigiri ruguru zawe miko ruguru bakaba babasha kureba mibande myinshi n'imirima hasi yabo aho barasa abagore bararangiza bakabarasa bakoresheje imbunda zirasa kure ndetse babifashijwemo n'amajimeri. No kuvuga ngo rero ubu tuvugana insécurité yabaye yose muri Minembwe. Ariko nanone kandi uko barasa gutyo twirwaneho nabo nta hantu ushobora kuba wahamagara umuntu wo kumva bari kumwe nimba rutso gusitaraba rukaboje kuri ni ibintu bitoroshe n'urugamba rutoroshe n'urugamba rumwe bazabangwa n'inyama kwa nyama. No kuvuga ngo uburyo begeranyemo baratukana. Ariko ngiye ngo kisi icumwe rushaka kabiri batangiye batarwana kutambikana. Mu by'ukuri ibintu biri hariya ni ibintu biteye ubwoba ni genocide y'uje bizangombwa. Bango twirwaneho iri ku marembo y'imihana cyangwa se ku marembo y'abaturage. Aduye nawe ari hanze y'amarembo ashaka kugira ngo aje kwica no gusenya no kurimbura. Vuga ngo nabantu barundi bahamagara abanyamurenge kuba rumvikana n'abaguru imirumwe. Batuzabice tubamare ngo mwankozi zibimwe ngo mwankozi zimbi za Kagame ibintu ngibyo. Abanyamurenge tiyano si mu Rwanda niyo mushaka Kagame mugende muje mu Rwanda. Muvuye wanyu mu Burundi musizwana inyuma yanyu cyangwa Rwanda rwanyu. Nyuma mu rwegereye kuturusha. Ikibazanye hano ni ukutwisha kandi hano nta munyarwanda uhari. N'Abakongomani. Nibyo birirwa mu by'ukuri n'ibintu bimwe biteye ubwoba aho access zose aduyi avugana akanwa ku kandi ingabo za revolution bagatukana. Ibintu nk'ibyo. Yego amakuru atugeraho twifashishe n'itangazo y'umuvugizi wa AFC ariwe Lawrence Kanyuka yatangaje avuga ko kuva saa 3 za nijoro n'iminota 40 z'ijoro ryo kuwa 4 bucari na 5 nibwo ibyo bitero za drone byatangiye bigeza saa 2 n'iminota 20 za mu gitondo z'iki gitondo cy'uyu munsi wa na 5. Ngira ngo bwana munyamakuru wadufasha iryo tangazo nimba twaricamo kubera ko atari rirerire tukarisoma hanyuma n'ubundi tugakomeza n'andi makuru kuko ni byiza ko tugaragaza n'amareferanse cyane ko benshi baba bazifuza. Mu by'ukuri ni ibintu biteye agahinda kandi biteye umubabaro aho leta ya Kinshasa
ihagurukije amadrone kugira ngo yice abaturage, kandi mu by'ukuri umuntu yakwibaza ati ese iyo irasa abaturage ikarasa inka, ikarasa ihene n'intama, ikarasa amazu, ejo twababwiye amakuru y'uko drone zarashe radiyo Tunga na Minembwe ndetse zirasa n'inzu yahoze ikoreramo oni cyangwa se munisiko, haza gupfamo cyangwa se gukomereka ndetse n'abaturage mu moko atandukanye. Hari umubyeyi mu by'ukuri ndetse n'abana wakomeretse mu nda ndetse n'abana bari mu bitaro kandi babaye muri hôpital general ya Minembwe. Bwana munyamakuru, wasomye iryo tangazo? ryo ni itangazo ryashizweho cyangwa se ryasinyweho n'umuvugizi wa AFC Lawrence Kanyuka, riti mise à jour du vendredi. Ubwo ni itangazo muri 27 z'ukwa gatatu 2026. Dans la nuit du jeudi le 26 mars 2026 à 21h40 au vendredi le 27 mars 2026 vers 8h20, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont mené des bombardements à l'aide de drones kamikazes contre les populations civiles de Mikenke et de ses environs. Ces attaques ont fait des morts, un blessé grave et a causé la destruction de nombreuses habitations, plongeant des familles entières dans la désolation. Ces massacres interviennent en dépit de la mise en œuvre effective des mesures de confiance par AFC M23 qui prend à témoin la communauté nationale et internationale du refus catégorique du régime de Kinshasa d'honorer les engagements pris à Doha et à Washington, ainsi que de sa coalition avec les FDLR, pourtant censés être neutralisés. Kinshasa portera l'entière responsabilité des opérations d'épuration ethnique en cours à Minembwe, ainsi que les massacres répétés des populations congolaises dans l'est du pays. Ni itangazo mu by'ukuri rirababaje kuko ibyo rivuga n'ibyo birimo kuba muri Sud Kivu, Nord Kivu ndetse cyane by'umwihariko muri Minembwe. Yavuze ngo rigize riti ejo kuwa kane drone zatangiye kurasa na 3:40 kugeza ku munsi wa none mu gitondo 2:20. Aho drone kamikaze mu by'ukuri n'izira kamikaze ziranagoye cyane kuko zikoreshwa n'amakompyuta, aho imwe ishobora kuba yarasa n'umuntu umusaza aho ari hose ikaba yanamwirukana bwana munyamakuru. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bihamuye abantu muri Minembwe. Abantu imitima irahagaze, ntubuza gusanga bahoraga bahungira mu bihuru izimo kubasangayo mu mazu zirimo kuba barasira, noneho ugasanga nta buhungiro buhari. Hirya ya centre barasa muri centre barimo kuharasa, noneho ukibaza umuturage ntafite awaje ategereje gusa ko aramuka cyangwa akitaba Imana. Niyo situation muri Minembwe. Mu by'ukuri ni situation iri très préoccupante, aho abantu badafite ubuhungiro bategereje gusa kwijosi cyangwa se ko igiturika kikaba cyabajyana n'ubuzima bwabo. Ni ibintu bibabaje rero. Nanone kandi muri Mikenke bavuze kuko mu bitero by'indege zabayeho nijoro habaze gupfa abaturage 2 ndetse umwe akaba yarakomeretse mu buryo bukabije. Nanone kandi amazu arasenyuka aho n'abaturage benshi bisanze badafite aho bari. Ubwo bari bashawuse bari mu bisambu kubera ko amazu yabo n'ibyabo byashize ndetse n'ababo. Mu by'ukuri aragira ati ibi byose bibayeho leta ya Kongo yanze kubaha ibyavuye mu masezerano y'Doha ndetse no muri Washington, aho leta ya Kongo yo ntaco bibwiye. Ndetse aha hano abantu benshi bavamo bavuga ati iyi leta ya Kongo na Amerika ifite ukuntu birimo bisa n'ibigambana, ndetse ugasanga uri Amerika ifite uruhande bogamiye kuko ntibayobewe ukuri. Sinzi Amerika icyo ishaka, ariko cyane ko bashize imbere ubutunzi. Ariko nanone kandi tubona kuri aya maraso n'ubwo basuzuguye abanyamurenge cyangwa se abatutsi n'abandi bapfa bose ko uri umunyamerika yabonye amafaranga babona ko abandi ntacaga ntagaciro, ariko biri Imana ntibikunda. Amerika ubona nk'igihugu gikomeye nititwara neza zasiga amateka mabi, kandi buriya niyi twita ngo ni puissance yayo ishobora gushira
kubera impamvu z'uko amaraso y'abayinusi ari mabi cyane. Rero nuko bimeze. Kinshasa rero ngo izabazwa ibyo byose biri ku mutwe wa Kinshasa. Jenoside irimo gukorerwa abatutsi ndetse n'izindi mpfu zitandukanye zirimo kubonwa cyangwa se zirimo kugaragara muri este y'igihugu. Responsabilité rero cyangwa se ibi bikazabazwa leta ya Kinshasa ifite mu nshingano izabibazwa. Niko yanditse rero kadutegereze ngo ryari, ariko none kandi tukibaza ko wenda nayo batagomba kurebera kuko baravuze ngo uwogerewe ntiyambura. Yego ntibyoroshe, ariko kandi birakwiye kuko abantu batabarwa. None kandi tunasaba n'abemeye ubutabazi bwa leta y'u Rwanda ko nubwo n'abatorohewe cyane ko twavuze ko bino bitero nubwo birimo kwica abatutsi hara muri Este ndetse bimara n'ibyabo, ko iriya ntabwo bishoboka ko yakora naso ku Rwanda cyane kuko utamenya ibyo bashaka kuko batwita abanyarwanda ataribo. Ingabo za revolution bakazita ingabo z'u Rwanda kandi atarizo. Ukibaza iyo relation iri hagati y'ibyo bintu bikagucanga. Ukibaza n'ibyo bashaka bikagucanga. Mu by'ukuri ijambo Kagame ntibava mu kanwa, Haradifu ntibava mu kanwa, abanyarwanda ntibava ukumva ko byanga byakunda ubugome n'inzika bafitiye abantu shobora no kwambuka mu Rwanda hatabayeho ingamba zikomeye. Rero mu by'ukuri leta y'u Rwanda ni tabari, nanone kandi ni igihugu caciye mu bihe bigoye cyane bisa n'ibingibi, kirabizi cyane. Mu by'ukuri abantu bose tunashima ndetse na twanabivuze kare, uyu mugabo ni Martin Ngoga userukira u Rwanda muri UN, aho atahwemye kwerekana ko ikibazo kiri hariya ari operation ethnique, ari jenoside irimo gukorerwa igice kimwe cy'abakongomani, abandi baseka bishima aho bita bagenzi b'abanyarwanda, kandi ukibaza niba umunyarwanda agomba gupfa nabyo ukabura igisubizo. Kwitwa umunyarwanda ntibivuze ko ugomba gupfa. Nuko rero bimeze muri Minembwe bwana mu makuru. Yego ndetse na Mikingi. Kuko wari ubivuze rero ni ibitero bya drone nibyo biri kugabwa hariya, ariko ibitero byo ku butaka tumaze hafi amahinga abiri mu kuri nta ntambara nta guhangana kw'impande zombi kugaragaye hariya cyangwa se kumvikanye hariya. Ariko kandi ntibibuza ko abapfa amatungo apfa cyangwa yicwa buri munsi, abantu bica bakica n'ihene n'inkoko. Mu by'ukuri ni ikintu gikomeye aho ubukene ku baturage baturiye muri Minembwe bukomeje kwiyongera umunsi kundi. Tunatabariza abagizi ba neza cyangwa se blokise yabaye bo kuba tumwa blokise ubwo ngubwo ni nkayizolement nari mbonye no mugabo bivuze ni kafi za zindi zo muri corona. Ubu kandi byakomeye aho kubona umunyu, isabune ndetse n'isukari byabaye ikibazo ku banyamurenge bari muri Minembwe. Si ibyo gusa, ubuvuzi ni ikibazo, ibindi gabyo by'ibiryo nabyo urumva ko bakuwe mu mirimo yabo. Ejo bundi ngira ngo abantu babibonye n'agafoto bwana munyamakuru k'ingabo z'abarundi zicariye ibigori zikuye mu tururi tw'abaturage bari barashizemo, nibo basigaye ntibareka cyane ko umuturage yaje kubifata bamurasa cyane. Ni ibyabo. Reka bariya bakomeze bashime, bane abanyakagara bakomeze bashime iyo leta y'u Burundi. Urakoze cyane rero, tugana ku musozo wacu. Twavuze kare n'ubundi ko ingabo n'ubundi za AFC ndavuga muri Nord Kivu cyangwa se mu ntara y'amajyaruguru ya Kivu y'amajyaruguru mu Rantonga zikomeje gusubira inyuma, ariko kandi kubw'impamvu bise ko ari impamvu za reprise stratégique cyangwa se retrait stratégique, ariko bivuze ngo ni kubw'impamvu za systeme yabo kugira ngo wenda baganishe barebe ahagoye ariho bashira imbaraga. Mu by'ukuri ntiturabona itangazo ribakora muri Lubero mpuzamahanga kuko twabibonye muri Uvira. Ntaryo itangazo rya FCN riraje hanze, irya Amerika se ryo rirahari na leta ya Kinshasa ntirabivuga. Usibye ko nabonye guverineri wa Nord Kivu Nord tuvuga ni Grand Nord uri Beni wenyine yahamagara abaturage bati mugaruke mu bintu byanyu mu gihe mwamubona ingabo za AFC na RDF nkuko yabivuze ziri gusubira inyuma. Muzo kuri niwe bazisubije inyuma se wagira ngo yarwanye yari yanifuse cyane, wagira ngo none yari ku rugamba. Nico kimwe n'abarya ba Uvira igihe AFC muri Uvira
bageze muri Uvira batangira kwikoma ku gatuza ngo nibo babirukanye. Ibyabo byonyine bizwi n'Imana bahaye ubwenge bwabo. Ubwabo ntibumeze nk'ubwacu. Bafite ukuntu bateye ariko mu by'ukuri si igitangaza cyane ko ni n'urwango bonse mu maraso baragenda baba bagome bimuka ubugome n'urwango batwanga rusa n'urumiza ubwenge bwabo aho batamenya ibyo bakoze n'ibyo batakoze. Mu by'ukuri nuko bimeze. Noneho iriya letere ni strategique 100%. Abantu badukurikire neza ntibahabanywe n'ubwoba ntibahabanywe n'imbaraga nkeya kandi nubwo mwumva ngo ni n'ama village menshi nagace kamwe nutuzina niko kuvuga ngo turegeranye tunangana nuko wafata irundu ryose cyangwa se kabiri. Ngira ngo nabonye bandika ko ari 5 km basubiye inyuma. Ni hafi cyane naho ngaho. Kandi mu by'ukuri ni ku mpamvu zabo. Bona kuko urugamba runini rwimirije ni muri Sud Kivu. Yego nahari ko bararwana ariko mu by'ukuri ingabo za coalition ubu zishize imbaraga muri Sud Kivu cyane. Uvira ni ibindi cyo kimwe n'ingabo za AFC nazo zizaho umwanzi yashize imbaraga nazo zigomba abantu twavuganye Uvira amamodoka n'uruva n'uruja abacanshuro mu double cabine mu mamodoka mu char de combat. Mbese ukaba wagira ngo wenda uri kibura cyangwa se ibintu bimwe bidasobanutse babazalendo nabo ngabo interahamwe n'ibiki. Uvira ibintu biteye ubwoba ntihakurya hari ameze za Sake. Harimo ibihumbi bitari munsi y'15,000 by'ingabo muri Uvira ndetse n'ibikoresho byinshi y'abanyangola n'ibintu biteye ubwoba ariko nanone ndamvugo imwe bafite kuko abantu bangana kuriya badahuje ururimi badahuje imyumvire kuko barabaje kurwana ku mpamvu z'amafaranga. Hari n'abandi baje kurwana baje kugira ngo barebe kuko binjira mu Rwanda bace muri Kongo ibyo birazwi. Hari nabo ngabo babacancuro bo badafite aho bahuriye no gukunda Kongo cyangwa no kuteka baje mu kazi k'amafaranga. Hari n'ababaswe n'urwango rwa Parme Hutu bavuga ati umututsi cyangwa kwa muri Kongo kandi ari wabo. Ni ibintu byinshi cyane mu by'ukuri imvugo simwe hari abazalendo ibyabo byo ntibiza bisobanuka ni Munyarwanda agera ku matungo agatambukana agatema karasa kugira ngo ya matungo y'abanyarwanda y'abanyarwanda cyangwa se n'ay'abanyarwanda abo ntibatura abanyagabo aho yibo kwera ubwenge buke aho kugira ngo banayigarure bayiteho bayarye cyangwa bakamire abana babo n'abantu babo bagahitamo naho kuyica. Iyo zahozeho hari umugabo umwe ukibaza si inyungu zibaye zihe. Hari umugabo umwe wigeze umugabo umwe w'umubembe akanyana ngo agende nawe yorore arakajyana amageze mu nzira toyaye babampaye akamasa ndatoyaye inyana n'izibyara niyo izigirite niyo yororoka ngo yaye tigenda agezega mu nzira niko ko abana bagize imisi batarya umwita badakoza mu mwita none mpako akamasa niko nabonye gafite ati nikubonye tiyare ngo ayingiye ngo zizabyare zororoke toyaye nageze mu nzira niko ko abana badaheruka isosi hereza akakamasa niko gasana mbage niyo wa mugabo yarakamuhaye ngo shikara kabaga niko bateye kuva kera atekereza ibyaho sibye aho agwa kanya. Iyo ngaye nguko rero tugana ku musozo turagira ngo duhumurize abantu mu by'ukuri AFC M23 MLDP twirwaniye bari maso gana mahitamo bari mu kazi barakitangiye bagatekereza ijoro n'amanywa. Abaturage rero bahumure bareke gupanika kandi amahitamo bafite gusa namwe no gutsinda intambwe takindi rwose ibizo bakora byose ni kuko impamvu z'akazi cyangwa se z'urugamba ariko si ukuvuga ngo wenda hari ikindi cyabaye. Reka tubashimire rero mwe twabanye muri aya makuru yacu nanone dukomeza n'ubundi kubibutsa gukora subscribe kuba batarayikora namwe mwayikoze cyangwa se mwayikoze murushizeho kudufasha gusangiza abandi ibiganiro kugira ngo bize bibasha kugera kure abantu bose. Ni ikintu duhora tuvuga buri gihe bwana munyamakuru ko buri muntu ahagari mu izamugi twirwaneho mu buryo bwose bushoboka bwose uzutekereza aho wicaye cyangwa aho uherereye mu gihugu urimo utekereza ngo ese ko bariya basore bitanze bari hano ku rugamba bwana munyamakuru jewe aho ndi gukora iki kiganisha mu kwirwanaho cyangwa se mu kwibohora mu kwikura muri agasuzuguro ndetse n'abarya biha yandi masababo yabo ngo dore ngo nuko ni kuriya nabo barahikwa nuko batabizi barabizi no kwirengagiza baracamo bakoresha kuko babona bo kwica umunsi bazobura bo kwica niba bazaheruka. Murakoze cyane reka ngushimire nawe umunyamakuru twabanye kandi dukomeza kurarika abantu gukomeza kubana natwe mu biganiro by'utaha.
yego yego nabutaha. shalom shalom. Shalom shalom.